Ndagusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana kuri wowe, ikaze mu munsi mushya, munsi wa 207 w'umwaka, mu minsi igize uyu mwaka w'2023, uyu nawo Imana iwuduhayeho umugisha. Uwiteka asezeranye natwe ikintu gikomeye, ijambo ry'umugisha. Ubwo ugeze mu bihe bigusaba gushira amanga, gerageza ntutakaze ibyiringiro. Urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakorino igice cya 3 umurongo wa 12, nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane. Imana irashaka ko ushira amanga mu byo ukora, ushira amanga aho ugenda, ushira amanga mu bo muvugana, ushira amanga aho utekereza kujya, we gutinya, we guterwa ubwoba n'uwo ari we wese. Hamya Imana aho ugenda, yihamye aho ukorera, yihamye mu mibereho yawe. Ntiwigere na rimwe ugira igitekerezo gihakana Imana muri wowe, cyicara mu ntebe ku mutima wawe. Agura ibitekerezo byawe, ubyaguriye cyane kumenya Imana kuruta kubitinza mu bibazo byinshi bitarakemuka. Ubunini bw'Imana muri wowe butuma ikibazo uko cyaba kingana cyose kiba gito, ariko uko Imana iba ntoya muri wowe bituma ikibazo cyose uko cyaba kimeze kiba kigari cyane. Urahiriwe ubwo ugumanye ibyiringiro muri wowe, uzashira amanga mu bihe byose. Ndagushima Uwera wa Isirayeli, ndagushimira ko uri mwiza, ndagushimira kugira neza bugacya bukira. Urakoze kuha umwana wawe ibyiringiro kugira ngo abashe gushira amanga, ashira amanga nijoro, ashira amanga bikomeye, ashira amanga mu burwayi, mu nzara, mu bihe bikomeye, ahamye neza yawe. Ndagushimiye Kristo kugira neza, mu izina ryawe ryera, amen.